kenshi birabaho ubwo uvuga ngo ntago bijya kumugaragara ubwo ribira bizamo yageze kuri nagije ubwo ribira ntago babanye ko amukunda kenda babanye kuko yamuteye inda batarabanye yamukunda buri umuntu ukunda ariko ubusanzwe umugore nta kibazo yifitiye ahubwo ikibazo gifite umugabo uhora akomangwa n'umutima iyo ari kubona umubyeyi n'umwana ari konsa umwana bwite none nawe ubwo akagira igikomere cyo kuvuga ngo ndi konsa umwana utari uwanjye yego baramenyeranye yaramukunze ukuntu umubyeyi akunda umwana nubwo azi neza yuko Hello mumeze kute nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye so it's been while tudaherukana mutaheruka kubona ikiganiro cyacu ariko nyine yatwagarutse nk'ibisanzwe this is Nadijo TV show niba uri mushyashya hano wibuke gukora subscribe like ndetse n'ubu ikiganiro ari cyiza ntugende udasharinze inshuti n'abavandimwe bawe so mbere ko rero dutangira gataze d'umwanya mugenzi wacu Jo n'abasuhuza mugenzi wanyu Jo muraho neza mumeze mutendeze nameze neza twari tubakumbuye azi Nadijo so twende tubahaye ikaze musange hanyuma za vibe ni za zindi musanzwe muzi sibyo umve wisanzuye pe hanyuma rero nk'uko araciye tutaganira uyu munsi twifuje ko twiganirira ariko mu biganiro turi bugirane harimo n'ikibazo twifuza ko mwagira umukunzi wacu nyine ufite ikibazo yaratwandikiye aduha ikibazo aravuga ati nka Nadijo nabaha ikibazo cyanjye mukazakibwira n'abashuti cyangwa se n'abakurikirana mukamfasha kubona inama cyangwa se kumenya icyo nakora nuko bimeze rero numva hari igisubizo cyangwa hari inama wamugira ku kibazo tugiye kuvuga uze kwandika muri comment ko byamufasha kuba yabona inama zanyu kurenza uko waca inbox gusa nubona hari abantu badakunda kwandika comment nubona kwandika comment ari ibintu bigukomereye cyangwa wumva utisangamo nta kintu twandikira inbox ubutumwa bwa tukazabumugezaho hanyuma rero tudatinze katubwira ikibazo cy'umukunzi wacu yego hanyuma umukunzi wacu yaratwandikiye ni umupapa cyangwa se ni umugabo ariko ushatse vuba ni ukuvuga ariko akunda abajeni mariya buriya baba bafite umwana Jean Marie n'ukuvuga ntabwo bakabyara ukuvuga bakiri abageni nyine hanyuma ikibazo uwo mukunzi wacu w'umugabo afite ariko utamaze igihe kinini mu rugo amazemo nk'umwaka ni umwaka hanyuma ikibazo afite yifuza ko bamugiraho inama yatwandikiye aratubwira ati mfite umugore ariko mbere y'uko ajya gushakana n'umugore nyine ashatse ko akunda gushakana n'umugore ariko akaza afite inda nyine yatwitse mbere ko babana bakora ubukwe ariko urumva umuhungu we akagira duti nyine akumva ntabwo yizeye iyo nda umusheri we cyangwa se umugore we afite akumva ntabwo yizeye kariya ariko nanone akumva ntabwo yatesha umutwe umukobwa amubwira ati iyo nda twite si yanjye n'ibiki ariyo ushaka kwihakana umwana cyangwa kwihakana inda final ugasanga n'undi mwana ni uwawe nyine yaratuje abana n'umugore nk'uko umugore aba atwite ubwo nyine amufata nk'aho umwana atwite ari uwe gukomeza nyine hanyuma umugabo bitewe n'ukuntu yabaga afite dute yaravuze se nyine gukomeza kwiyumvisha ko umwana atari uwe byanze kurekera hanyuma umugore we ajya kwa muganga arabyara noneho muri kwa kubyara umugabo ikintu yakoze ni iki yafashe umwana kwa kundi umugore nyine aba akinaniwe hanyuma afata umusatsi w'umwana w'uruhinja aragenda akoresha DNA umugabo watwandikiye mu gukoresha DNA koko nk'uko yabitekerezaga asanga umwana asuwe nawe urumva byaramubabaje reaction yagize yahise afata yishyura amafaranga abaganga bafashije umugore we kubyara bamufashe kugira bahindure umwana ni ukuvuga ngo bivuze ngo umugore yatahanye umwana utari uwe muri uko gutahana umwana utari uwe rero ahantu ikibazo umugabo afite ni iki aravuga ati iyo ndi kubona umugore wanjye ari konsa umwana natekereza ko umwana ari konsa atari uwe mba numva hari ahantu biri kunkora none ikibazo afite ari kuvuga ati se mbibwire umugore wanjye ko umwana ari konsa atari uwe
bimubwire nyine ko namenye ko umwana yazanye cyangwa se yabyaye cyangwa inda ngiraga ko ari iyanjye atari iyanjye nanjye nkakora ibi n'ibi nkora iki kuko uko mba mbona umugore wanjye yonsa umwana kandi umwana atari n'uwe mbizi neza ko n'umwana si uwe kandi si n'uwanjye mba numva nyine hari ikintu nishinja none rero mumugire inama guys mudufashe ahangaha ubwo nuko nandi natabibabwiye dufite ibibazo bigera kuri 4 I think ko dufite abantu 4 baduhaye ibibazo byabo kugira ngo tubafashe kubagira inama kandi nanone tubafashe namwe mubagira inama kugira ngo babone igisubizo cya nyacyo. Naha rero iki ni ikibazo cya mbere duhereyeho, nawe uramutse ufite ikibazo wumva nyine kugisha inama ni ibintu byiza sibyo, kandi hari n'ubundi buryo ushaka kugisha inama ariko wishyuye. Aha rero ni igihe wona ubwo bushobozi wenda butari gukunda, kandi n'inama burya ntago waburira nyine inama nzima mu bantu benshi sibyo. Ushaka kugenda ureba inziza ukareba ihabanye n'uko wabyumvaga cyangwa se yikubita umutima nama wawe ikawemeza ikavuga ati ibintu nibyo ugasanga biragufashije. Nawe rero uramutse ufite ikibazo runaka ushobora kutwandikira nimba kusaba hariho amanimero yacu, hanyuma tukagufasha nyine guha abakunzi ba Nadijo cyangwa se abantu bareba iki kiganiro kuba bakugira inama. Rero ni systeme ishyashya igiye kujya akenshi mugiye kujya mubona kuri Nadijo TV show, ariko nanone ataravuga ngo niyo biganiro byo tugiye kujya tubaha mu gihe dufite ikibazo dushaka ko batugejejeho bashaka inama, so tukishyira ahangaha tuganire tujya inama nk'abantu nk'abantu bajya inama bavuga ngo iyo ujya inama abajya inama Imana irabasanga. Ni kenshi so nagucenga ijambo, ni kenshi bagiye batwandikira twumva ntabwo tugomba kubivanga nyine, twumva ntabwo tugomba kubigira priority, ntabwo twabivanga nyine n'ibintu twege Nadijo umurongo ugenderaho. Ako tugeze turavuga why not ko dufite aba followers ko muhari, why not mutabagira mutanyine kadufasha kugira inama abo bantu cyane ko n'igihe umuntu akwandikira nyine ikibazo kuko umva cyane nka kino kibazo niba mfite kibanjije n'icyumva numvaga nyine ari ibitabo ahubwo se ni gute umuntu ashobora kureactinga abonye koko umugore yakoze ikosa nawe agakora amakosa yanabyita amakosa agafata umwana akamuburanisha. Ubwo bivuze hari abantu twari twamushakiye bagera kuri 2 bakuru sibyo, bashobora nabo kumuha inama hano kuri Nadijo live hano cyangwa se dukoresha amatelefone, ariko bose bagize impamvu zitandukanye wenda bazadufasha mu zindi nama zizazaho ubutaha. So twagarutse rero wowe uri kure iki kiganiro wumvise ikibazo cya mugenzi wacu yatugejejeho, wowe urumva wamuyiye inama, niba uyifite in comment azaza bisome hanyuma bibone. Hanyuma rero tugaruke tuganire yere kuri ja tugire nk'inama yamu. Wowe watanze ikibazo ariko mva kirakomeye hejuru no kuba gikomeye nanone ni umwanzuro ukomeye, nanone ni ibintu binakuremereye nawe maraza kumfasha. Hari igihe umuntu acyumva kino kibazo yumva ari ikintu cyoroshye, ariko uko ugenda ugisesengura uraza kumva ko ari ikibazo kitoroshye. Ikintu rero cya mbere ngende kumva uno mubyeyi uno mupapa arakomerewe mu by'ukuri. Yakoze ikintu igihe yararakaye, yakoze ikosa ararikora, noneho yafashe umwanzuro mu gihe yarababaye yararakaye. Kandi hari ide itubwira ko ntukafate umwanzuro mu gihe ubabaye, none ntugafate umwanzuro mu gihe ubabaye cyane, ntugafate umwanzuro mu gihe wishimye cyane. Kubera iki? Iyo ubabaye cyane umutima nama wawe cyangwa se ako kababaro kagufosinga gukora ikintu kibi kurushaho. Iyo wishimye cyane none ibyo byishimo byawe bigufosinga gukora ikintu none utatekerejeho, utitaye no ku ngaruka zizaza nyuma y'icyo kintu wakoze. Nawe rero hano yafashe umwanzuro wo kujya gupimisha DNA ku mwana we, arababara arangije atafata umwanzuro wo kujya kuguranisha umwana kugira ngo ahime umubyeyi, kugira ngo bibe kimwe. Ariko mu by'ukuri ugenzuye neza ntabwo ari kimwe, ahubwo yateje ikibazo gikomeye kurusha cyari gihari. Uri kubyumva? Yateje ikibazo gikomeye kurusha ikibazo cyari gihari.
ikibazo cyari gihari umutimanama wari kuzajya uribwa n'umubyeyi n'umumama kubera ko yabeshye umugabo we akaba azi ko umwana ari uwe none se uwe n'igihe cyari cyo kuzagera bikanigaragaza cyangwa se akanireka akanabimubwira. ariko ahangaha aka kanya mu by'ukuri wowe mugabo sinzi uburyo witwara mu rugo, sinzi uburyo nyine ubibonamo ukabona bari konsa umwana, sinzi niba ugira reaction yo kwijijisha kwigira nkaho nta kibazo gihari, ntabwo yabitubwiye neza. Uko biri kose umwana ageze igihe cy'amezi 6 urumva haciyemo igihe kinini, kuva haciyemo igihe cy'amezi 6 buriya kuva kwezi kwa mbere kwa kabiri abona umugore we yonsa umwana utari uwe nawe ubwo azi ko umwana we atari uwe, urumva bigenda bimukora ku mutima. Ngiye ukuntu mbyumva ndumva uyu mugabo n'ubundi yarakomeje gufata umugore akamwereka ko nta kibazo gihari, ahubwo muri uko kumwereka ko nta kibazo gihari we akumva biri kugenda bimugarukira, ariyo mpamvu yahisemo umutima ukagenda umurya cyane umurya. Urumva rero icyo nakubwira yarari kugisha inama avuga abaza niba atazabibwira umugore yuko umwana abizi neza ko yabyaye umwana utari uwe, ariko nanone akagenzwa ko akamuhindurira umwana. Wa mugabo we tekereza kuri iki kintu, ni inama yanjye n'uruhande rwanjye, n'abandi baragenda bavuga ukundi kwabo. Uzi neza ko ikintu wakoze gishobora ubibwiye umubyeyi ko umwana atari uwe bitafect umubyeyi gusa, utazaba uri gushyira umubyeyi mu gihano, ahubwo uzaba uri gushyira umwana mu bibazo, umwana we bwite yibyariye nawe mu bibazo, n'ababyeyi bamwosa nabo mu bibazo. Urukumva iyo sheni y'abantu bari mu bibazo byawe hakoze ubwo ndi kubyumva. Ubwo bivuze ngo umwana ari victim, sibyo? Abana bombi bose ari victim, sibyo? None agize ko ari ko umubyeyi wonsa umwana wabo ube uwo mu mama bwite, none nawe ubwakagira igikomere cyo kuvuga ngo ndi konsa umwana utari uwanjye. Yego baramenyeranye, yaramukunze, ukuntu umubyeyi akunda umwana nubwo azi neza yuko yakoze ikosa ryo kubeshya uwo mugabo, sibyo? Ariko akunda umwana we cyane ku rwego utabyumvamo. Umunsi rero uzafungura umunwa ukavuga ngo nabigenje gutya, uzaba ukoze ikintu twakundi ukora abakemuye nta kibazo azabakemuye, ariko noneho azabateje ikibazo kitanasubira inyuma. Ntabwo gishobora gusubira inyuma, ahubwo hazemo na dogiteri bagiye kuhindura noneho ibyo bintu byose wenda kuba bavuga ngo twereke dogiteri byagenze bite na bite, ibyo ngibyo sava, ibyo twemere ko bishobora gushoboka, sibyo? Ariko se umubyeyi wonyeje umwana amezi 6 uzamuzana undi mubwira ngo uyu niwe wawe, komereza aha uwo mugurane mujyane hari ibyo bintu. Urumva ibyo bintu mu babyeyi ibintu bishoboka? Azakoresha amadini. Ntabwo nyine nubwo bakoresha DNA, wowe wonyeje umwana amezi 6, sibyo? Uzi ko ari umwana wawe, baravuga ngo si uwawe, uwawe ari he? Nawe ari konswa ahandi amezi 6 mugurane. Ibyo bintu urumva ari amahoro? Urumva ibyo bintu bapfa kubyakira neza, ukavuga ati okereka disi umwana namukundaga none cyane ko n'uduhinja, kabati umwana namukundaga ariko reka bamuriya nkumeze nonse. Ibyo bintu uri kubyumva ibyo bintu? Ese umwana uri koswa n'ababyeyi bamuvana ubu deja akivuka, urumva bavuga ko umwana aba ari connected n'umubyeyi ari mu nda, ariko none akabona connected n'umubyeyi mu kumwosa. Rero n'uwo wavutse akasanga ari konswa n'undi muntu, ayo mezi 6 baba bari connected, yumva ko ari we mama, abamufininga nka mama, n'umubyeyi nawe agafininga umwana ko ari umwana we. Ngaho baze rero umwana baramufasha baramuhinduye ati dore buryo umwana wawe n'uyu, cyangwa se uwo mwana nakura kumva ibyo bintu byabaye ari uruhinja, agakura akavuga ati papa yarampinduye, amuha mama wambyaye. Urukumva icyo kintu kizakurikirana si papa ariko mama we wabubyaye. Noneho avuga ati mama wambyaye nawe yari yabeshye papa, nawe ndasabye papa nawe yakoze ibintu bizagenda umwana bikurane, bigende bibe mu busaza, bibe mu buzukuru, bibe mu baki bose, ariyo avuga ati ikintu papa nawe akinkoreye. Inama yawe no guceceka. Inama rero ngewe numva ntekereza nuko emera nabivuga gute se, iki ikosa rigira igihano cyaryo, sibyo? Kandi burya kugira ngo wumve ko na cya gihano ugifiringe neza no kuba wemeye ikosa wakoze. So
ceceka niba wumva byabyimbye ku mutima bumva yes wumve ko icyo kintu wumve ko ari igifungo urimo nyine icyo gifungo kifiringe wumve ko ibintu wakoze ni ibintu bidasubira inyuma utanagarura ngo bikunde icyo nakubwira ko utekereze urebe icyo kintu uramutse ukivuze ntabwo kiri kugera ku mwana uwo nguwo bari konsa n'umubyeyi gusa kiri kwafekita abantu bose abantu benshi utatekerezaga rero kugira ngo ujye kwafekita abantu benshi utatekerezaga kandi abana bakaba victime y'ibyo bintu icyo ntekereza ni uko warushaho guceceka ugakunda amaherezo se yahe amaherezo akomeze abike why not se ahubwo atavuga ati kambaye n'ubundi kosa narikoze erega n'umubyeyi arabizi n'uwo mubyeyi wabyaye umumama nawe arabizi ko umwana atari uwo mugabo nawe rega umutima uri kumurya we n'igihe kizagera avuga ati rega wa mubyeyi we burya erega aho kugira ngo umugabo avuge ibyo bintu ahubwo umugore we n'igihe kizagera avuga ati burya uyu mwana disi si n'uwanjye si n'uwawe I mean bituruke kuri we bituruke kuri none atamubwira ibyo byose ntabwo yabivuga nanjye ndi kwibaza birumvikana mu rugo harimo ibintu bibiri umwe afite ibanga ku giti cye n'undi afite ibanga ku giti cye ibyo nyine birumvikana ariko se amaherezo wenda nimba umugore ashaka kuvuga ati amaherezo nshaka kuzavuga ko umwana wenda atari uwanjye nako atari uw'umugabo tubana sibyo ariko se umugabo we azerura avuge ubundi se wayinota atabivuga bikafekitinga ariko n'ubundi igisubizo kikaboneka umwana agasubira kwa mama we n'undi agasubira kwa mama asubira hehe se asubira uwamubyaye noneho reka twumve ko iki kibazo kiri aho mu rugo can you imagine n'umubyeyi utazi niyo biva niyo bijya kandi azi ko umwana wenda tuvuge ko ari uw'umugore n'umugabo bamukunda nk'aho ari umwana wabo bibyariye umugore n'umugabo ibyo bintu wajya kubisobanurira utese ahubwo nihe wahera usobanura abo bantu ibintu ukuntu byagenze ahubwo si igihano baguha ni nk'iki gihano baguha ku buryo wumva nyine yuko bavuze ati iki gihano nguhaye gihwanye n'ibintu wakoze wenda tuvuge ko aho mu rugo urugo rw'uwo mugabo n'uwo mugore bafite uwo mwana babigenje gutyo tuvuge ko bihakemukiye ariko se urwo rugo rw'ahandi batazi uko byagenze batanabitekereza n'akantu gatoya urwo rugo rwa mbere umugore ari gutekereza ko umwana atari uwe umugabo ari gutekereza ati burya nanjye uwo nguwo naraguhimye si uwawe sava aho birahari none ibaze imagine muri urwo rugo rundi none badafite akantu n'agatoya ahubwo ati umwana wanjye ako se uzahera hehe ujya kubivuga ku buryo utanga amaraporo akumvikana kuvuga ni ikibazo biraba biteje ikibazo kinini binafekita abandi bantu sibyo ubwo ni ukuvuga wowe decision wamuha cyangwa se inama wamuha ni uguceceka ni ukuvuga ubwo nimba umugore yarakoze icyaha cyangwa se yarakoze ikosa igihe arabonye nawe nuko umwana utari uwe nubwo ntabyo azi kandi ikindi nawe agakomeza abitse ibanga ubwo nawe mugabo ubwo igihano ugomba kubona ni ugukomeza ucecetse ufite ibintu mu mutima wawe niwe wabyiteye kubera ko yafashe umwanzuro mu gihe yari ababaye icyo gihano rero icyo gihano cyumve nyine icyo gihano cyumve neza ahubwo kubera ko nta kosa ritagira igihano umva njyewe ku giti cyanjye ndumva ahubwo yabimubwira yego birafekitinga abantu benshi ariko binakemuke no kuri kujya ahagaragara ntibashake batandukane niba umugabo ikintu cya mbere navuga ajye kubimubwira azi ko harimo ibintu bibiri umugore ashobora kumwanga akavuga ati dutandukane sinabana n'umugabo w'inyamaswa cyangwa umugabo ufata imyanzuro imeze gutyo kumva ubwo nyine uwo mugabo agomba kwirengera ibintu ashobora kuba azi ko urugo rwe rushobora guhita rusenyuka mu gihe yemeye kugira gute kubivuga urugo rwe rushobora guhita rusenyuka kandi bikafekita n'abantu benshi yego bizabafekita ariko birangira umwana asubire kwa nyina n'undi nawe asubire kwa nyina bareke gukomeza kuba victime sibyo cyangwa mo kimwe nimba yumva ashaka gukomezanya urugo rwe rumeze neza nabika ibanga arigumana rimire ubwo nyine rimuvune nta kundi simple like that ngiye nuko ndi kubyumva nimba yumva ashaka kugumana urugo rwe rwiza nk'uko n'ubundi buri wese afite ibanga rye akarigumana ubwo aribike no mu nda ngo pi akomeze urugo rwe ntabwo narwo ruzaba ari rwiza ntabwo rwari rwiza si rwiza ariko nanone uko biri wenda ubu ikibazo nuko bitazateza ibibazo abandi kandi ntibanishyire hanze akenshi ubwo nyine buri wese arafite ikintu cyo mu mutima we bigume gutyo ariko nimba yumva ashaka ko ukuri kujya ahagaragara nawe kumva abohotse
aremera gufata risike y'uko n'urugo rwe gusenyuka ruzasenyuka kandi n'izo risike yaba abadogiteri bamufashije yaba ibiki yizere nyine ko azirengera izo ngaruka no gufunga bishobora kuzamo cyane nimba ushaka kuboka umutima ukuri kukajya ahagaragara ukavuga uti niyo nafungwa n'ubwo urugo rwanjye rwasenyuka nzirengera ingaruka ubwo bivuge ariko nimba wumva ushaka gukomeza ufite urugo rwawe ubwo nyine uremera ufata igihano cyo kuvuga ngo urugo rwanjye ndarwubakira kuri ibi nyine ubwo ndarenzaho n'umugore nawe yubakiriye ku byo arenzeho umugore nawe nubwo ntabyaze ariko ubwo nyine azajya akomeza yubaka nawe aba afite iby'iwanyirwa rwana nabyo ati nzahera he mbivuga umugore ubwo mwubake ubwo nyine mumenye ngo ubwo ni nko kuvuga ati ni nk'akana twadobuse ufite uwawe ariko uri kwibaza umugore werega niwe wababaje umugore n'undi we yabikoze wumva ntacyo ari guhomba muri uko kumva ntacyo ari guhomba afite nibwo ari kumva nyine biri kumukomanga ku mutima ariko ubundi we n'ubundi ntacyo yabaga ahomba arahomba iki ahubwo yahombeje abandi benshi reka tugerageze tubaze abandi ikibazo rero kiragira giti umugabo iyo twandikiye afite ikibazo uwo mupapa ubwo ni ukuvuga afite umwana umwe urumva wa mugani wawe ni umugabo ukiri muto umujene papa noneho nyine yashakanye n'umugore ariko umugore yari atwite nyine igenda iry'ubu umugore ashaka afite n'inda baba barariye avanse ariko mva noneho umugore nako umugabo akajya atekereza akavuga iyi nda ni iyanjye nyine akumva inda ishobora kuba itariye ariko nanone akavuga ntabwo yapfa kwitereka umugore ko nyine harimo ikibazo ashaka kumwereka ko atamwizeye ko inda ariye kandi n'undi inda ariye urumva yaba ateje ibibazo noneho umugabo arategereza umugore ajya kubyara ariko n'undi mbwa yagiye kubyara umunsi wo kubyara yumvaga n'undi agishidikanya ko inda ishobora kuba atariye noneho ko akunda umubyeyi asigaye ahita abyara akenshi banabyara n'abagabo bahari agahita abyara nyine wakinaniwe umugabo afata umwana afata umusatsi wiwe ahita agenda ajya gupimisha DNA asanga umwana nk'uko yabitekereza ko suwe arangije icyo yakoze ni iki yahise yishyura abaganga amafaranga kugira ngo umwana bamuhindure umwana baramugurana bamuhindure gute bamuhindi famiye yabyaye hanyuma ubwo urumva yishyuye amafaranga nyine abaganga barabimukorera hanyuma ikibazo afite ubu ngubu umwana nyine umva agize mu mezi hafi 6 sorry uko abona umugore yonsa umwana utari we aba yumva bimukomanga ku mutima nyine akibaza umugore ari konsa umwana si uwanjye si uwe nyine akumva hari ikintu kimuri ku mutima none aba ari kwibaza abibwira umugore we amubwira ukuntu situation zimeze ko yamenye ko n'ubundi yari atwite inda itari ye bikarangira umwana amuhinduriye ese aceceke abigenze gute mbere na mbere ndibaza aho hantu nkeka atari mu Rwanda kuko amategeko y'u Rwanda ntabyemera ibiki se n'uwatekereza kubikora nkeka yagira ikikangwa kandi byarabaye ibintu byinshi birabaho ubwo vuga ngo ntago bijya kumugaragara ubwo ribira bizamo yageze kuri nagije ubwo ribira bizamo umuntu mu mwegeze hasi icya kabiri ndibaza uwo mugabo ufata umwana agasanga suwe akajya guhindura agafata uwundi n'ubundi utari uwe yari abifitemo iyihe inshuro urumva ni nko guhimbana ni nko kugira ngo ahime umugore we nk'uko nawe yavugaga ati nanjye yari abimenza n'indi itari yanjye kandi ikindi yari ababaye afite agahinda n'umujinya byose ibyo byose bimufasha gukora ibyo bintu bimeze gutyo none se ubwo umuntu nyine abiguhimye aguhimye ntabikubwire kugira ngo wowe hari ikibazo ugira nta kibazo umugore afite ikibazo cyo mu mutima we kuvuga ati umugabo ntabwo umwana ari uwe icyo ni ibyiwe bisanzwe ni ibanga rye yifitiye ku giti cye ariko ubusanzwe umugore nta kibazo yifitiye ahubwo ikibazo gifite umugabo uhora akomangwa n'umutima iyo ari kubona umubyeyi n'umwana ari konsa umwana akajya avuga ati umwana si uwe ibintu nakoze ntabwo ari byo jise yatangiye kuzana ubumuntu
hitanye no gutekereza ikintu yakoze kitagombye gukorwa atekereza ubwo wenda n'umwana w'uwo mubyeyi ubwo ahaherereye n'ukuntu ari kose umwana utari wowe nyine ibyo bintu byose umutima ukagenda ukamurya akumva ko agomba kugisha inama kugira ngo bamugire inama abivuge umugani wawe ubwo inama ubwo ari kugira ngo bahuruze ribu ahubwo ngo bazahane ibyo bintu byakorewe ubundi ibyo ntawe bitaniye na wa mugabo mperutse kumva ngo wapimishije DNA I don't know why usanga abana sabi ngo afata icyemezo cyo gutwika n'abana arabatwika arabica bambura ubuzima ubundi ibyo nabyo ntawe bitaniye yenda yarashikahimye umugore uretse ko yenda ibyo by'ibibi birarutana buri muntu wambura umuntu ubuzima waba arimo bikurushaho buri umwana akigenda kutaye mwenda n'inzego z'ubuyobozi zishobora kubizamo umwana akazabona nyina bakamubwira aho yavukiye ibyo byenda byo navuga ko ari amahirwe kuko haba hari amahirwe y'uko abantu babonana igihe cyose bikiriho ariko nk'inama bamuha icya mbere ikosa yakoze n'icyo kujya gupimisha DNA yafataga umukobwa akajya kumurya avanse ubundi abantu bajya banagenda mu bintu gake bajya bamenya impamvu bakoze ibintu bamenye n'ingaruka zizabizamo kubera iki avanse nyine yayifashe atatekereje ko ashobora kuba ari agategura amuteze nimba yarumvaga hari ukuntu umususpectinga ko yamuca inyuma icya kabiri ko yaragiye gupimisha DNA nyine nuko yashakaga amatiku nuko yashakaga kubabaza sibyo niko akunda umuntu ashaka kwibabaza ni ukuvuga niwe wabyizaniye ashaka kwibabaza ubundi yari kumenya ngo nimba nari avance nayiriye nyine ubwo umwana n'uwanjye ubundi hari ibintu nabonye ngo ni itegeko banza ryanaje mu Rwanda ngo umwana uvukiye mu rugo abarwanye urugo ibintu byo kujya gukorera amatiku ibintu by'ubugambo gutyo ibyo bintu no gushaka kuzana amakimbirane n'ijyane mu muryango kwa rero yagombaga kubanza gutekereza kabiri mbere yo kurya avance akirengera ingaruka izindi zizaza kandi ibindi byo kujya gupimisha ngo nuko amukeka ngo n'iki n'ubundi ntabwo babanye ko amukunda wenda barabanye kuko yamuteye inda batarabanye yamukunda buri umuntu ukunda nyine mukundana n'ibye kandi ubuzi nyine ikigero mugeze buri umuntu mugeraho mujya kuryamana aba ari umuntu ukunda atari uburayi atagenda ibyo gufata aho ubonye gufata aho ubonye ibyo byo kujya gukeka ngo reka ngiye gupimisha DNA ahubwo ashobora kuba uwo mugabo nawe adashobotse atabo yaziteye benshi ari na mpamvu agize kutizera umugore akavuga se aho naziteye nanjye baba bantuburiye sibyo mu by'ukuri nawe ntabwo ari imiseke igoroye imiseke igoroye rwose ahubwo ni n'umunyamafuti mubi cyane ikindi icya gatatu yakoze ikosa ryo gutandukanya umwana na nyina sha akora irindi kosa ryo gutubura indi famiye yayiha umwana itabyaye uwo nguwo njyewe sinzi n'Imana banza sinzi urumva ubuze inama umugira njyewe inama namugira nta nawe yo kumugira afite icyo kumubwira nuko nyine icyo yashatse ni akababaro yagiye gucirira akababaro niko yabonye karangije kareka kuba akababaro gusa kazana n'ibindi birimo ibyo kwicuza kuregreta kubera iki nakoze ibi ngibi ntabwo ari imiseke igoroye ubwo rero nirengera ingaruka ibyo kubibwira umugore nashaka nawe mubwira ahubwo yifate yijyane kuri ribu avuga ati ngiye sinshobotse nakoze amabwa nakoze umugore azabimenye bivuye from ribu ntayirwa nawe mubwira kuko umugore yenda umugore we nanamutema hari umugore uko biri kose aramutse abimubwiye kubyumva mu matwi ubwa mbere ibintu waganatekereza kumara amezi 6 byamwafekinga pe cyane ku rwego nyine niyo mpamvu akwiye kujya kuri ribu akajya kwitanga nk'umunyabyaha ko yakoze icyaha ubundi agatuza umugore nyine azabimenya bivuye mu buyobozi urabitekereza ute ndi kukubaza utekereza ari nkaho ubimenye impression wagira ni iyihe nyine wakwiyumva uko ushaka kubigumva akagira ikibazo yenda akaba yanagihahamuka cyangwa akaba nawe yanamugirira nabi ubwo se urumva ibyo ntabibwira umugore niyijyane kuri ribu yitanga avuga ati igihe n'abakigwari dore ndizanye nimushyire bamufunge urabyumva ute se aramutse acecetse aramutse acecetse nyine yazaba ubuzima bwe bwose abanye n'ipfunwe kuko buri uko byagenda kose nawe kuba byatangiye kumubuza amahoro nuko nyine atazabibamo neza azahura ababaye ashaka no kujya kubona uwo mwana ari gusekana mama we kumva yanakwiyahura cyangwa kumva yanabatwika nka babandi babatwitse cyangwa akanabaroga kuko buri ibyishimo by'umubyeyi n'umwana umubyeyi urumva ntacyo bimubwiye kuko azi ko umwana ari uwe aramwonsa aramurira arishimye we ari happy nta kibazo afite nabigumane nyine ubwo agumane icyo gisebo n'agahinda mu mutima we
Mwene se urabyumva ute wenda mbere yo kujya muri iyo ribu wenda ubwo mbitekereje aka kanya turi kuvugana uri kutubwira wenda akaba yasanga baba psychologist wenda bakamufasha buriya ntibamufasha bo wenda se kumufasha bizatuma agarura umwana yambuye inyuma. Ikibazo ubu ngubu aha ngaha gihari we yagishije inama bitewe n'uko ibyo yakoze biri kumubuza amahoro. Noneho ubwo najya kubivuga urumva no kumufunga bizaza kumufunga ubundi urumva nta mahoro azabona. Ubwo muri make we yagishije inama mu rwego rwo kwirengera kuko n'undi arabona buri umugore we nta kibazo afite, umwana nta kibazo afite, ikibazo ni turi kumushinja ibintu byose turi kumushinja tumubwira ukumva buza n'inama umuha nawe arabizi rwose niyo mpamvu byose byamurenze aravuga ati reka nzana nawe mbabwire mu ngire inama y'ikintu nakora. Ibyo turi kumushinja wagiye kurya vase ibiki n'ibiki byose nawe arabizi ibyo byose biri kugenda bikamubuza amahoro akabona umubyeyi yose umwana akumva byamubuje amahoro akumva ibintu byose yakoze ukuntu yatandukanije umwana n'umubyeyi akumva byamubujije amahoro akavuga ati rero ikintu cy'ingenzi ngomba gukora no kugisha inama nkumva basi ikindi kintu nakora kirenze ibyo ndi gutekereza. Nawe uri kuba yarakoze amakosa n'amafuti byose arabizi yarwanye nabyo byanze. Numva na Dijon nyine nta mahoro y'umunyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha ntayazigera agira ubwo bwose yajya gushaka umusayikologisite azamugira inama yenda mu ko agomba kubyitwaramo ariko ntabwo azaforomata mayindi kereka igihe yaba ari kure y'uwo mugore batakibana batakiri kumwe ngo bikomeze kumworoza kurushaho. Nimba rero yumva adashaka ko bikomeza kumubuza amahoro ubwo turi gushaka impamvu yose twabona divayi nashake n'ishu atandukane n'umugore we haba mu buryo bwo kumutoroka haba mu buryo bw'amategeko sinzi uko biri bugende ariko nyine nashaka ukuntu amurivinga amureke wenyine kuko n'ubundi kuvuga ngo bazamugira inama ngashaka amahoro nta mahoro yazigera abona nta na make ahora babona abo bantu bari around bari iruhande. nawe ubwo ari butari urakoze cyane igitekerezo cye cyananiranye ikibazo cye cyananiranye cyangwa se niyumva icyo agomba gukuramo ari bucyumve n'abandi baratubwira. Turagushimiye cyane mubyeyi twaguhisemo tuzi neza ko ugira inama nzima uri umubyeyi uri inyamibwa uri umubyeyi twubaha kandi inama ushobora kutugira cyangwa se inama ushobora gutanga ishobora gufasha umuntu watugishije inama. Thank you mubyeyi turagukunda and we miss you so much. See you. Murabyumviye rero namwe umwanya ni uwanyu namwe mugira inama zanyu umva ntabwo azabura inama imufasha turabakunda cyane mwibagirwe gukora like share and comment cyane cyane comment bitewe n'ikino kiganiro niyo twumva dukeneye pe cyane bye.